Ni mu gihe amahanga akomeje kuvuga ku masezerano ya Washington, ibiganiro bya Doha ndetse n'inzira zishobora kugeza ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku butaka ho ibintu bikomeje gufata indi sura. Ni mu masaha make cyane ashize amakuru yaturutse muri Minembwe yongeye guteza impungenge, ni nyuma y'uko abaturage bavuga ko habaye ibitero bya drone bimaze guhitana abaturage benshi cyane ndetse byanakomerekeje abandi benshi barimo noneho n'abana bato cyane. Ni muri iyi nkuru tugiye kuba tugaruka kuri ayo makuru birumvikana, ariko kandi ni amakuru aje akurikira andi amaze igihe atangazwa n'ubuyobozi bukuru bwa M23, aho buvuga ko mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru ko hakomeje guterwa ibisasu biturutse ku ruhande rwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku ruhande rw'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi muri Minembwe cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo bari mu gahinda no gushyingura abapfuye, muri Kivu y'Amajyaruguru ho hagaragaye indi shusho itandukanye. General Sultani Makenga ni umugaba mukuru w'ingabo za M23 arizo ARC, yohereje Lieutenant Colonel Vianney Kazarama muri Warikare, by'umwihariko mu gace ka Ihura, kugira ngo ajye kuvugana n'abaturage bavuga ko bamaze igihe bahangayikishijwe n'umutekano muke, ababaza uko byifashe, icyo bakeneye ndetse n'uko AFC M23 yakorana nabo mu gukomeza kubagezaho umutekano usesuye. Ese ni iki mu by'ukuri cyabereye muri Minembwe mu kanya gashize gihuruje abayobozi hafi ya bose ba AFC M23? Kuki Kazarama yoherejwe muri Warikare muri iki gihe? Ni ubuhe butumwa AFC M23 ishaka koherereza abaturage ndetse n'amahanga? Kandi se ibi byose bishobora kugira izihe ngaruka ku biganiro by'amahoro birimo gukorwa hagati ya Kinshasa na AFC M23? Ni muri inkuru yacu tugiye kuba dusesengura nyine ibyabereye muri Minembwe mu kanya gato cyane gashize, ubutumwa bwa Kazarama i Warikare ndetse n'impamvu ibi bikomeje kuba bishobora gusubiza inyuma ibyo abaturage bizeraga ko bishobora kuzava mu mahoro. Ariko kandi ni iby'agaciro gufata aka kanya gato cyane nkabashimira ahanini bijyanye n'uko uyu murongo mukomeje kuwushyigikira tuwutangiye ejo bundi. Birumvikana ko mugomba gukomeza gusangiza n'abandi, gusharinga cyane, mwibuka gukanda like, munakora subscribe muri benshi kugira ngo uyu murongo tuwuzamure. Kuko mere kuri aya makuru yemeza ko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishyira kuri uyu wa karindwi Kamena 2026 amakuru yatangiye gukwirakwira aravuga ko ibitero byagabwe muri Minembwe noneho ku kigero cyo hejuru birasumba n'ibyo mwari mumaze iminsi mwumva. Abaturage bo muri aka gace baravuga ko ibyo bitero byagize ingaruka ku basivile. Amakuru yatanzwe n'inzego zegereye abaturage aravuga ko abantu babiri ako kanya bahise bahasiga ubuzima, ni mu gihe abandi benshi bakomerekeye muri ibyo bitero. Ni mu bapfuye harimo uwitwa Prince Runezerwa Mahiyaho w'imyaka 19 ndetse na Rezo Kigeri Mazuru. Naho mu bakomeretse harimo abana bato cyane ndetse n'abagore. Abaturage baravuga ko ibyo byabaye mu gihe abenshi bari mu ngo zabo bizeye ko ijoro rwose ari amahoro masa, ariko nanone kuba amahoro atagezweho ni nabyo nyine byaje kubahinduka cyangwa se nibyo byaje kubagiraho ingaruka, cyangwa se uko kwizera ayo mahoro nibyo byaje gutuma benshi bahasiga ubuzima, dore ko ngo bari bamaze iminsi bamwe barara hanze, ariko kwizera ko amahoro yagarutse byaje kubaviramo izo mfu ndetse no gukomereka ku kigero cyo hejuru. Amakuru yatanzwe n'abaturage kandi ngewe nkesha bamwe mu bahegereye agaragaza ko mu bakomerekeye muri ibyo bitero harimo baje neza Murotsi w'imyaka 7, harimo Nzabakiza Oze w'imyaka 12, harimo Nyasafari Shantari, harimo Nyamahoro Nyankamirwa ndetse na Cubahiro Fataki, udasize n'uwitwa Tito Murengera. Abo bose ngo bakomeretse ku kigero cyo hejuru. Abaturage baravuga ko bamwe muri abo ngo bakomerekeye muri ibyo bitero, abandi nabo ngo bakomeje gushakishwa, dore ko hari n'abaguriwe n'amazu, ariko kandi by'umwihariko aba bakomeretse barimo kuvurirwa ku mavuriro atandukanye muri ibyo bice bya Minembwe. Ibiro byatumye benshi bongera kwibaza igihe umutekano uzagarukira muri aka gace kamaze imyaka myinshi kari mu bibazo by'intambara. M23 cyangwa se AFC ivuga ko batangizwaho na Kinshasa, ni mu gihe na Kinshasa ihindukira igashinja uruhande bahanganye.
Ni nyuma y'aya makuru umuvugizi wa FCM Ventura bwana Lawrence Kanyuka amaze gusohora itangazo avuga ko kuri uyu wa 7 Kamena hagati y'isaha y'isa 9:15 na saa 9:50 z'amanywa n'ubundi habaye ibindi bitero byagabwe mu bice bya Bidegu ndetse na Irundu. Yavuze ko ibyo bitero byahitanye abaturage babiri ndetse binakomeretsa abandi 7. Ni nabyo tumaze kugarukaho aho hejuru. Yongeyeho ko muri abo ngabo kwakubiyemo abagore n'abana, ubwo birashimangira nyine ko amakuru nahawe n'abaturage bahariya muri Minembwe koko n'ay'ukuri, kubera ko itangazo rya FCM Ventura nubwo ritavuze amazina ariko ryemeje ko abakomeretse kari 7 ndetse na biciwe muri iyi mirwano koko kari 2. Kanyuka yavuze ko kudahana abakora ibyo bikorwa ko bishobora gutuma bikomeza kwisubiramo inshuro nyinshi. Ni nyuma y'iminota mike cyane bwana Lawrence Kanyuka asohoye itangazo, Visi Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa FCM Ventura Manzi Willy Garambe nawe ahise asohora ubutumwa burebure. Yavuze ko abaturage ba Minembwe bakomeje kubaho mu bwoba. Yagize ati abaturage baryama batazi niba mu gitondo bazakanguka. Yavuze ko hari imiryango itakaza abayo, abana bakabaho badafite ababyeyi cyangwa se bakabaho mu bwoba, ndetse abaturage bakabaho mu buzima bubangamiye imibereho yabo, cyangwa se bakabaho mu bwoba, cyangwa se bakabaho badatekereza ejo hazaza. Yanasabye amahanga kutarebera gusa, ahubwo noneho ayo mahanga akagira icyo akora. Wenda ntereye amaso rero muri aya matangazo, reka mpere kuri Manzi Willy Garambe. Yagize ati ni mu gihe abari abahamya b'amasezerano, cyangwa se ni mu gihe hari abumva ko bagomba nyine kuba bahuza muri aya masezerano ya Doha bakomeje kurebera, barareka Tshisekedi agakora ibyo ashaka byose. Abaturage ba Minembwe bakomeje kubaho mu bwoba bukabije bw'ibitero bya drone. Imiryango ikomeje kubaho mu gahinda n'ubwoba. Abana bararyama nijoro batazi neza niba ejo bazakanguka cyangwa se niba buzacya bakiri bazima. Ababyeyi bo bahatirwa guhitamo hagati yo guhunga ingo zabo cyangwa se kuguma aho ngaho bakahasiga ubuzima, cyangwa se bategereje igitero gikurikiraho. Imiryango yose iragenda ihubanganywa n'aya mahano akomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Nyamara abakomeje kuryozwa ibyo byose nabo ngabo babikorerwa ubwabo. Ikibazo gikomeye kurusha ibyo byose noneho si impamvu ibitero bikomeje gusa, ahubwo ni impamvu amahanga akomeje guceceka. Iyo urebye ubutegetsi bushinjwa kugaba ibitero ku basivile, ubona neza ko bukomeje guhabwa ubufasha bwa diplomasi, kwemerwa ku rwego mpuzamahanga, ndetse no gukomeza gufatanya n'ibindi bihugu mu bya gisirikare. Nta ngaruka n'imwe ubwo butegetsi bugira. Ni ubuhe butumwa buba bwoherejwe ku bahohotewe? Uburenganzira bwa muntu ntabwo bukwiriye guhitamo kuba ubw'abantu runaka cyangwa se abandi. Ubuzima bw'abasivile ntibukwiriye guhabwa agaciro bitewe n'inyungu za politiki. Abaturage ba Minembwe bakwiriye kurindwa, gukingirwa ikibaba, kugirirwa impuhwe, ndetse no guhabwa umwanya muhabwa abandi baturage bose bo ku isi. Ukutagira uruhande ubogamiraho. Buri munsi ushira nta butabera butanzwe, undi munsi abaturage b'inzirakarengane bakomeza gushyirwa mu kaga. Isi igomba guhagarika kwirengagiza ibirimo kuba. Ubuzima bw'abaturage ba Minembwe bufite agaciro, imibabaro yabo ifite agaciro, amajwi yabo akwiriye kumvikana mbere y'uko hari ubundi buzima bw'inzirakarengane bukomeza gutakara. Hanyuma rero kandi nereye amaso n'ubundi muri iri tangazo rya bwana Lawrence Kanyuka nawe ati kuri iki cyumweru tariki ya 7 Kamena 2026 hagati ya saa 9:15 na saa 9:50 z'amanywa, ingabo z'ihuriro rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero byo kurasa mu bice bituwe cyane bya Bidegu na Irundu. Muko AFCM Ventura ibigaragaza ngo ibyo bitero byahitanye abasivile 2 n'inzirakarengane, mu gihe abandi 7 bakomerekeye bikomeye cyane muri ibyo bitero, harimo abagore n'abana. AFCM Ventura iravuga ko gukomeza guceceka no kudafata ingamba ku byaha nk'ibi ngibi bishobora gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza ibikorwa. Mama 23 ivuga ko ari byicarubozo n'ihohoterwa rikorerwa abaturage, ndetse bikabushaho gushimangira politiki y'ivangura n'ibikorwa bigamije kwibasira abaturage bamwe. Uyu mutwe wongeye gusaba amahanga n'imiryango mpuzamahanga gukurikirana iby'aya makuru ndetse no kugira icyo bakora kugira ngo abasivile barindwe ku kigero icyo ari cyo cyose.
Ni mu kindi gice cy'iyi nkuru yacu natangiye mbigarukaho muri Walikale hagaragaye Lieutenant Colonel Vianney Kazarama. Uyu musirikare uzwi cyane muri AFC M23 yoherejwe na General Sultani Makenga mu gace ka Ihura. Amashusho yakwirakwijwe hose hari nayo nabagejejeho ku rukuta rwa WhatsApp agaragaza Kazarama ari kumwe n'abaturage ndetse arimo kubagezaho ubutumwa. AFC M23 ivuga ko abaturage bo muri ako gace bari bamaze igihe bahura n'ibibazo by'umutekano muke. Mu butumwa bwe Kazarama yavuganye n'abaturage mu rurimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'ururimi rw'Igiswahili. Yababwiye ko bagomba gukomeza kugira icyizere cy'umutekano ndetse ko bafite uburenganzira bwo kubaho mu mahoro kandi ko ibyo byose AFC M23 yiteguye gukora uko ishoboye kose ngo ibibagezeho bijyana nyine n'umutekano. Ihura nibutsa ko ari kamwe mu duce twakunze kuvugwamo imirwano mu mezi ashize kubera ahanini ibibazo by'impande zihanganye muri Walikale. Ni agace kari hafi y'inzira ifite akamaro ku rwego rwa gisirikare ndetse no ku rwego rw'ubuhahirane. Abasesenguzi bakavuga ko kuba Kazarama yoherejwe muri aka gace bishobora kuba ari ubutumwa bugamije kwereka abaturage ko AFC M23 ishaka gukomeza kubegera, ariko kandi bishobora no kuba ari uburyo bwo kugaragaza ko uwo mutwe ukomeje gukurikiranira hafi ibibera muri Walikale. Ni mu minsi ishize habaye ibikorwa bitandukanye ndetse twanabagejejeho amakuru yavugaga ko hari imyiteguro mishya ibikorwa bya gisirikare mu bice bitandukanye. Hari abavuga ko hashobora kuba hari ibikorwa bishya birimo gutegurwa ku mirongo y'urugamba n'uruhande rwa Kinshasa ndetse M23 inaherutse gusohora itangazo ribishimangira ivuga ko ifite amakuru y'ubutasi yuko ubutegetsi bwa Kinshasa burimo gutegura intambara yeruye. Nubwo uruhande rwa Kinshasa cyangwa se ubutegetsi bwa Tshisekedi butaratangaza ku mugaragaro ko ayo makuru ari ukuri, ariko kandi M23 abayobozi bayo bakomeje gushimangira ko intambara yeruye ko yaba igiye kongera kubura ndetse ko biteguye kwirwanaho ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Ni mu gihe Doha, Washington ndetse n'ahandi hose bakomeje kuvugwa mu nzira z'amahoro, amakuru nk'aya ngaya akomeje kwerekana ko ku butaka ibintu ho bitari byahinduka. Iyo abaturage bavuga ko bakomeje guhunga abandi bagakomereka cyangwa se bagapfa, bituma benshi bibaza niba inzira za diplomasi zirimo kugenda ku muvuduko umwe n'ibibera ku rugamba. Abasesenguzi bo bakavuga ko ikibazo gikomeye nuko impande zitandukanye zikomeje gushinjanya ibikorwa bya gisirikare, ni mu gihe abaturage bo bakomeza kuba hagati y'umuriro. Tugana ku musozo twihuse cyane, ni mu gihe Minembwe ikomeje kuririra abaturage bapfuye ndetse no kwita ku bakomerekeye mu bitero byavuzwe aho ngaho muri Minembwe uyu munsi ndetse no mu ijoro ryakeye muri Walikale ho. General Sultani Makenga yohereje Lieutenant Colonel Vianney Kazarama mu butumwa bwo kongerera abaturage imbaraga ndetse no kubagezaho ubutumwa bw'ihumure. Ibi rero byombi bibaye mu gihe kimwe kandi bigatanga ishusho y'uko akarere gakomeje kugana mu nzira y'amahoro n'intambara icyarimwe. Ni ku ruhande rumwe hari abaturage bavuga ko bakomeje kugabwaho ibitero ndetse no gutakaza ubuzima, ni mu gihe ku rundi ruhande abayobozi bakomeje kurinda abaturage no kubizeza umutekano w'ahazaza. Ariko kandi ikibazo gikomeye kandi gikomeje kwibazwa n'abatuye Minembwe, Walikale ndetse n'abandi bakurikirana iby'iyi ntambara, ese ibiganiro birimo kubera Doha n'amasezerano akomeje kugenda ashyirwaho umukono, yewe rero n'ibindi biganiro bikomeje hirya no hino, byaba koko bizageza ku mahoro arambye cyangwa se bizahagarika amarira, ubuhunzi n'impfu za hato na hato ku baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa se abaturage bazakomeza gutegereza amahoro igihe kitazwi? Icyo rero navuga ko aricyo kibazo miliyoni nyinshi z'abaturage muri aka karere bakomeje kwibaza muri iyi minsi, ariko kandi nk'ibisanzwe rwose ni amakuru tugomba gukomeza gukurikiranira hafi kandi rwose tukayabagerezaho ku gihe.